ya mahane yawe urayari nyine kwa rukwihagararaho gusa none si umugabo uriwe mu rugo uvuga yanakwica kwa rukwihagarara uramutse uranavuze ngo ugiye ukwibuka cyo ukaba nk'igito cyo buryo yanakwica umugabo uriwe mu rugo ariko wihagararaho ubundi kugira ngo nawe agere mu akoba nawe kuri aho musore ibaze nawe ukuntu ariko komanyo wa mukaritasi we uracyariha uracyahari muraho kubera iki nari nkubonye nyine nashaka kugusuhuza uruwina ha urabona ahantu harahiye nanjye ntabwo nari nahangaha ariko hano hantu njya nkunda kuhagera muri ibi bice kugira ngo bishobotse wamenye kuba aza kubikinisha Nitwa Sosi. Nitwa Sosi nanjye banyita Izo. Izo? Yego. Ntabwo ubwo tuzavuga. Baru kuri hivi ubureni hano makatse yiko. Ukuntu ngira umurego kugira arukuru. Nyine nanjye naguhamagara kandi naguhamagara. Reka ntago byakubona. Ni kuri. Wumve ngo ngira umurego kugenda. Wenda ugiye mu biki. Icyo bitwaye se ariko si ubwo wumva ibaze wenda sibyo nk'umuntu murahuye mugambe twabera imwe none ntabwo twaganiriye byinshi twamenyana neza ahita njo gushanje gusa ntacyo bitwaye kuko nk'ubu bagashyiraho ari kumva bitwaye ntabwo yakwa ndi umugore umugabo ntacyo bitwaye umugabo icyo mpfa nawe se ubundi oya niyo mpamvu abantu nyine tuba dukwiye kumenyana ikibazo kiba kirimo buri wese ufite umugore hirya aka kanya urumva ari ngombwa umugabo wanjye ko atumwihorera ntago ari mu kumenyana kwacu ndamubwira ko kurabagira umuntu uteye ubwoba siko ari abagabo baryamira abandi bagabo koko ibaze njye nyine narakubonye nyine nifuza kumenya umugabo wakora niyo mpamvu wari wimbajije cyane ntabyaganje nyine ni ibisanzwe nk'abandi tumaranye ariko nk'amezi nk'atanu urumva ntago nyine turacyari bashya akagira umugore mwiza umeze gutya siko umuntu yagutonoza urwara neza ukazajya ukabya ntabizi ahubwo ni ukubera ko hari ukuntu ubona nk'umuntu bwanjye ukazajya ubona nyine ararenze ni mwiza ariko buriya nitumara ni mwiza uzabibona ko nta kintu shaka ukayigusambu ni ukuri rwose ariko mara yanjye imisatsi ahantu hose oya ariko kandi wasanga umugabo watayiguye nyine yarabimbwiraga ariko ubu ntabwo bikiri cyane nibyo nakubwira iyo kimara n'umuntu igihe gito ubona kabisa arenze ariko iyo uko ugenda umenyana uko ugenda umenya ko
bigenda bishira ukabona nyine arasanzwe ukabona nta kintu cyari cyo kugushitura niyo mpamvu rero inzara amaguru amana yawe ushaka iswacu hariho abagabo baryamira abandi bagabo nukuri ndabikubwira kandi ya ntabwo baryamira ntako ahubwo ni kwa kundi nyine ibyawe ari ibyawe amahirwe azawe ubu ntabwo waba wowe ngo nanjye ngubeho n'uwanjye ntabwo byakunda ibyo bintu rero ntibishaka kubiganiraho neza ukabitekerezaho nyine tukaba ko byavamo inzira zose byanyuramo aho byaca hose nahemeye aho hantu ngaho mbwira ngo wahembe nahemeye uri kumva se ubwo byacaho umuzenzi nyine nawe urabona nyine bayuwiwe nanjye ukabaho uwanjye cyane cyane byagutwara ntukazajya umukura ntabwo wazajya ukura gushora bijya n'amakosa ese icya mbere se harya wambwiye ngo nta mugore ufite ubwo ariko nkakomeza nk'abandi ukazajya uza adahari ncunga nk'uko nyine yagiye nyine tuba cyagiye nyine nanjye nkaje ntabwo uzi umugabo wanjye ugira amahane ushase nawe se uragira amahane umugabo wawe ugira amahane umugabo wawe se yandusha uretse ko nyine namubanga umugabo wawe ariko aramutse ageze namuzingazinga kumbe umugabo byo ntabwo birimo ariko si uko nyine ubwo ntabwo ncunga ku buryo nyine atadufata kuko atadufata turaza kureba nyine ko byakunda ahubwo se wacuruza abantu bakamuganira n'umuntu byagutwara mu nzu hose mu nzu ntabwo byagaragara neza ubu nyine ngo usure nyine ngo gusubira hano hanze nta kibazo gusa twicaye hari hano ahangaha wanjyanye hano ariko ubu ngubu wumva ari ikibazo kujyayo oya nawe nese ubwo uri kumva ntabwo shano uko icyo ni icyaro ariko reka nkubaze icyo ni icyaro ubu ngiye nkubaze ikibazo kandi nsubire ubundi nkawe iyo wifata ukaza ukamfatira ku mugore wanjye uko wiboneye uba wumva nta soni ufite hari igisebe se uruzi muciye ntabwo nisubonye atari umushyitsi ntabwo ari ibintu byadanje yikoresha n'umushyitsi wawe se nuwahe ese waretse ahubwo nkamukubwira ukareka inshuti yanjye twariga wiganye n'uyu musaza ungana gutya umwariganye n'uyu muntu ushaje ungana gutya sibyo uretse ko ubona wamugaburiye neza akaba ameze neza ndetse wowe wahuye n'ubuhe buzima buke uvuze ngo ndi igiki rwose navuze ko ufite ubwanwa bumeze neza sheri umva nyine none se kwigana n'umuntu mukuru ni ibintu byadanje subiza se abantu bose mwiganaga mwarangana okay noneho se yaje kumara iki yaje kunsura ntabwo twari duherukanye kubera iki se utambwiye uko ari buze kugusura ndigantunguye yaje hariya kwa Clarisse rero ahita aza none se kubera iki yagukoraga ku matako azamura afata intoki azamura hejuru azamura mukoragaho n'utuntu tutagako sheri nawe jya ureka usiko ugifite burage oya ni kwa kundi nyine tuba turi gutera burage nyine duseka nk'abantu baziranye reka rero nkubwire wa mugabo mwariganye nibyo sibyo ariko ngewe ikintu nakubwira ni kimwe niba uje hano ujya uza uwo mwana telefonnye wicare hariya nicare hano imbere y'umugore wanjye uvuga icyo ushaka wongere shire mu kondisiyo y'ibintu byo gusuka bya buri kanya wowe bite bya none se umuntu agenda gukora ku ijipo azamura hejuru azamura hejuru umbonye isa nzamura none ntiyagukoragaho se ku matako azamura gake 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 kose kigaro yimbwa igomba y'umugabo igomba ikura urantuka ngewe nzapfa ntukazajya nsuzuguza abashyitsi umugore wawe hari wabariye umuntu wivugiye mu cyumba inzu yawe hariyo turimo nitwicaye hanze wagiye uciringa okay noneho reka nigendere mugumane
ubwo noneho reka nkubwire ndabona utangiye nawe kujya unsuzugura ukandeba mu bwonko ukandeba mu gahori oya nawe ntukazajya ukajya ngo noneho mugumane byoroshye ibintu uciringe rwose mbese ubona n'ibintu byazagira ahatanze itoroshye nawe oya urabona uretse ko nyine baje ufite amahane muteza rero nyine tugenze gute nyine urumva ya mahane yawe urayareka nyine ko hari kwihagararaho gusa umugabo uriwe mu rugo uvuga yanakwica uramutse uranavuze ngo ugiye ukivuga cyo ukaba nk'igitotso gutya yanakwica umugabo uriwe mu rugo ariko wihagararaho ubundi kugira ngo nawe agere mu akoba hari ko ntabwo ako bya ntiwabonye ko ari igisore umusore ntabwo zinga nawe kuri wa musore ibaze nawe ukuntu nanjye reba nanjye ariko komanyo wa mukaritasi we uracyari hano uracyahari